Gukurura abakobwa biroroshye cyane kurusha uko ubikeka. Icyo ukeneye gukora ni ugukurikira iyi video witonze. Please, nkurikira witonze kuko ngiye guhindura ubuzima bwawe. Gutsindira abakobwa ni mu mutwe, nta n'ikindi, kuko ikiri mu mutwe wawe kizajya no mu bikorwa. Urebye abasore benshi bumva ko badakwiriye no guhabwa umwanya n'abakobwa beza. Ni nayo mpamvu batabona uwo mwanya. Yiyumvamo ibyo wiyumvamo, cyangwa uko wiyumva ni nako yiyumva. Aba bagore ntibazigera bakujajinga bitewe n'uko usa, amagambo cyangwa se amafaranga ufite, ahubwo bazakujajinga bitewe n'uburyo wigaragaza cyangwa wiyerekana, amarangamutima yawe, uburyo uvugamo mu bwoba. Niba ufite ubwoba niho wamutinye, ibyo nibyo bizatuma umwiyereka cyangwa akuvumbura cyangwa akakumenya. Niyo mpamvu iyo ufite ubwoba uba ufite amahirwe menshi yo gukatirwa, kubera ko umukobwa abona ko utiyizeye cyane iruhande rwe. Kimwe n'uko uramutse umwegereye wiyizeye, ufite icyizere, azagufata bitandukanye ndetse akuvugisha aguhe n'umwanya bitandukanye na wa wundi ufite ubwoba, kuko ahita abona ko wahabye, niko nabyita. Ikintu ugomba gukora ni ukwifata nk'umugabo umukobwa wese yashaka cyangwa ashaka. Uburyo bwo kwemeza umukobwa ni ukudashaka umwemeza. Niyo wakora indirimbo ukanabyina kugira ngo aguhe umwanya we, byakugora, ntuzamwemeza. Igihe kubera ko yabonye abagabo benshi bashatse kumwemeza, rero iyo wowe utabikoze biramwemeza, biramutangaza. Reba izi ngero ebyiri. Tuvuge ubonye umukobwa, uramubajije, nakugura icyo kunywa? Arakubwiye oya urakoze, biragutangaje. Urwa kabiri urabajije, hey, ni ikihe cyo kunywa cyiza kiri hano? Umukobwa ati ni ubu bwoko n'ubu. Ugahita umubwira, wangurira? Urabona itandukaniro? Urugero rwa kabiri rufite itandukaniro n'urwa mbere, kubera ko ugaragaza nk'aho udashaka kumwemeza cyangwa kumutsindira cyangwa gufata umwanya kuko aguha umwanya we. Aha ngaha rero bitangaza umukobwa, akagira amatsiko y'uwo uri we n'icyo ushaka, bikakorohera. Abakobwa benshi bamenyereye abahungu bashaka kubemeza. Iyo ahuye n'umuntu utandukanye biramutangaza, akagira amatsiko. Amatsiko rero aho niho utsindira. Iyo umukobwa yagize amatsiko niho aguha umwanya we, kuko aba ashaka kumenya. Nga rero ahantu riri ni mu buryo twifata ndetse n'uburyo twiyumva, n'uwo wumva ko uri. Ese uri umuntu wumva ko wizeye bihagije ku buryo umukobwa uwo ari we wese yakwemera, cyangwa ugenda ufite ubwoba? Niyo yaba ufite amahirwe y'uko bari bukwemere, ubwoba butuma werekana nk'aho utazi ibyo urimo. Aho rero niho utsindirwa. Abagabo baba bashaka ko bemeza abakobwa cyangwa abakobwa babemera babihatirije, ni abagabo baba bafite kwizera guke, batizeye ubushobozi bwabo kenshi, kuko bishyira hasi kugira ngo banezeze. Ibi biterwa n'ubwoba bwo gukeka ko umukobwa ari bumubure. Aha rero bikagenda nabi. Iyo uje wabyishizemo ibyo ngibyo uri kubitekereza, n'ubundi niko bigenda. Ariko iyo uje udatekereza, ukora ibikorwa gusa, aha ngaha uba ufite amahirwe menshi yo gutsinda. Uyu musore cyangwa uyu muhungu ntabwo aba yizeye ubushobozi bwe. Aha ngaha uza wishizemo ko ari mwiza, ukagenda wibwira ko ndakeka ko ibintu byose biri bugende neza. Ni ukuba wibwira, kubera ubwoba bwe kubera ubwiza bwe biraguhabya, bigutera ubwoba, ukagenda utitira mbere y'uko unamugeraho. Kumugeraho ukabura icyo uvuga, niho hahandi ubwoba bugutsinda ukagutanga imbere. Ibi bitekerezo bituma ugerageza cyane, ugashaka kumwemeza cyane, bigatuma utsindwa cyangwa utamwemeza. Aha ngaha ikintu cyiza mu mukobwa ahita akubona, akavuga ati uyu muhungu ari gukora ibyo ashoboye byose kugira ngo anyemeze. Nta kigenda cye, akaguca amazi, akabumva nta nubwo akwiriye kubaguha umwanya, kubera ko uri kumuboringira. Ibi si byo ukeneye, kuko iyo umukobwa yibonye ko urimo kurashaka kumwemeza, atakaza icyo bita interest, cyangwa igituma aguha umwanya, cyangwa ikimutera amatsiko.
ahita abibona ko uri gushaka kumwemeza gusa. Ahangaha rero ntabwo waharenga. Abasore batagerageza cyane kugira abakuru b'abakobwa ntabwo bajya bakora ibi bintu. Winjiriye umukobwa cyangwa ushatse kumuvugisha aragukatiye cyangwa akagukatira imbere y'abantu cyangwa y'inshuti, wakwiyumva gute? Kuri benshi nta kintu kibabaje nko gukatirwa. Ubusanzwe ubwiza bw'umukobwa nibwo butuma umuhungu agira ubwoba, ariko nta kintu na kimwe yigeze akora kugira abigereho. Ni gute rero ibi byagubabura? Iyo ibi ngibi biguteye ubwoba cyangwa bituma ugira ubwoba ugahaba, uba ugiye gutsindwa. Nta hantu wagera uri kuvugisha umukobwa cyangwa uri gutereta. Ariko ibi ngibi ubyirengagije uburyo asa n'ibindi birakorohera cyane.